Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Ambaraneza Samuel. Tubahaye ikaze abakurikiye Ambaraneza Samuel. Tugiye gukata ikanzu, ni ikanzu ifite utudinda tw'indebane mu nda. Ndagira ngo mukurikire murebe uko turayikata. Hano rero tugiye kubanza dukate igipande kimwe cyo hejuru, nitumara kugikata turaza gukata n'ikindi, kubera ko iki ngiki cyangwa se ikanzu tugiye kuyikura mu gipande kimwe. Ubwo rero ntabwo twahita tubikatira rimwe uko cyaba gishize tutabonye icyo hasi kimwe kivamo amadinda. Ubwo rero icyo tubanza gukora, tubanza gukataho cya kindi cyo hejuru, twamara kugikataho tukareba niba ikirasigara hepfo kiravamo uburebure bwose. Uyu muntu yari afite uburebure bwa 47, niyo mpamvu turahita tuyikura amaguru, kuko igipande kimwe kiba gifite uburebure bwa 45, ariko kubera ko ashaka nyine ikanzu ya 47 turayigira amaguru, kuko tuyigize intugu ntabwo yaba ikivuyemo. Niyo mpamvu rero dusiga 4 tukamanuka 16 cyo hejuru, tukamanuka 8 umurongo wo mu gituza ibisanzwe. Dore 4 ngiyi, dore ngiyi, dore nayisize. Noneho ahangaha ndahita nshyiraho ako hejuru gafite 16, noneho 8 ngumanuke ku murongo wo mu gituza. Abantu rero dusanzwe tubana kuri iyi channel bo barabizi neza, ariko nawe mushyashya ukigera kuri iyi channel kandi subscribe ufungura inzogera kugira ngo atazagira video nimwe igucika. Byashaya byose nakirwa mbikubwira, kuko umuntu asharinga ikintu yakunze yumva n'abandi bakimenye, ariko impamvu nkubwiye kandi kuri subscribe ni ukugira ngo atazagira video nimwe igira gute igucika. Ahangaha rero ubwo uyu ni wa murongo tumanuka 8 wo mu gituza, noneho tugakuraho kutire, tugahita dushyiramo ibipimo 36, tukareba niba 37, tukareba niba 9 n'igice irimo ahangaha. Dusanze irimo rero, ahangaha turafata turashyiraho ijosi, urasanga ari 3 dutambitse, tumanuke 2 dukora ijosi nk'ibisanzwe. Uyu murongo tuwuhuze n'uyu dukora amaha. Ubwo rero nitumara gukora amaha turahita kubera ko na wa wundi wa 16 twamumanutse ahangaha, turahita dukata. Nitumara rero gukata, ubwo igipande kimwe cyo hejuru kiraba kibonetse cy'imbere. Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Ambaraneza Samuel. Ishimiye kubana na mwendani wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Ambaraneza Samuel. Iki rero ubwo turangije kugikata, ubwo tugiye gukata ikinyuma, ariko tureba niba mu burebure tutari buze gukora muri bwa burebure, ariko kubera ko n'ubundi imbere kiba kireshya n'ikinyuma, birumvikana ko muri bwa burebure tutarakoraho. Ahubwo se twakibaza ngo turabigira dute? Aka rero dore kano nsize ahangaha ni ak'imashini, noneho twarangiza tukaringaniza ijosi ry'imbere n'iry'inyuma birangana, amaha nayo birangana. Noneho ugahita uringaniza ugakata igipande cy'inyuma ariko ugipimishije icy'imbere, gusa ukareba neza niba usize ak'imashini. Aha rero ahangaha igikurikiraho, ubwo turahita dukata amaboko kuko niyo arabasigaye. Hano rero reka tuhasature kuko hano harajya imashini. Aka ni ak'imashini, niyo mpamvu tugasatuye gutya. Birarangiye, hasigaye akaboko. Noneho ikintu rero duhita dukora, turibaza ese hano haravamo amaboko 2? Ntabwo yavamo rwose. Turebe, uhita nyine uzinga ukareba niba amaboko 2 aravamo. Rero kubera ko dusanze amaboko ataravamo, kereka wenda abaye ari amaboko magufi afite wenda nka 7 cyangwa se 6 gutyo, ariko kubera ko uyu muntu ashaka amaboko afite uburebure bw'10, ubwo ikintu turakora hano turakatamo ukuboko kumwe. Nitumara gukatamo ukuboko kumwe, kuri cya gipande cyo hasi nacyo hirya ndaza kubereka uburyo turabyazamo akaboko.
njyewe kuba wiga kuri iyi channel cyangwa se kuba nkurikira kuri channel ya Mbaraneza Samuel, ndagira ngo nkubwire ko ahangaha niho higirwa ibintu, mbese navuga ibintu bidashoboka ariko bigashoboka. Bivuze iki? Bivuze ko ushobora gufata ikanzu ukayikura mu gipande kimwe kandi uwo muntu afite uburebure bwa 48. Nta handi hantu wabisanga. Njyewe ngerageza uburyo bwose bushoboka nkakwigisha ikintu cyo kwidefanda cyangwa se nkakwigisha ikintu cyo kwirwanaho mu gihe ubona byanze. Buriya hari abantu benshi bareba bakavuga ati mu gipande kimwe ntabwo havamo ishati y'umugabo, ariko njye mbikuramo kuko hari video nyinshi twagiye dukora bigenda bivamo. Aha rero niko wakunda, hano basiga 4, hano bakamanuka 6, bagakora amaha bagaca umurongo, noneho hano n'uburebure dore ahangaha, noneho ku murongo w'uburebure ugahita ushyiramo ibipimo by'iki, ugahita ushyiramo ibipimo by'umuzenguruko ugabanyije 2. Ubwo rero aba bana abo tubana bo barabizi ko hano imibare tumanuka 6, tugahita dushyiramo ibipimo byo mu gituza, noneho twamara gushyiramo ibipimo byo mu gituza tukagabanya 2. Aha rero ubwo akaboko kamwe karabonetse, dore kuntu akaboko kampagure kagomba kuba kameze, ni gutyo. Noneho rero ubwo tugiye kureba cya gipande gisigaye, mbese cya gipande gisigaye ko twari twakigeneye icyo hasi, mbese dukuyeho akaboko hirya, dukuyeho akaboko mbese ngo nticyamukwira. Turebe uyu muntu rero, kubera ko n'ubundi iyi kanzu ashaka ari amadinda y'indebane, turaza kugira gute, turaza gukuraho akaboko kuko nta kundi twabigenza. Twakore se ifite akaboko kamwe wapi? Ubwo bivuge ko tugomba kugakata kuri iki cyo hasi. Noneho nitumara gukuraho akaboko, ubwo ngubwo turahita tugira gute, turahita nyine tugakata. Nitumara kugakata tugende nyine, ubwo ndatekereza ko tuzahita dukora n'iyindi video cyangwa se tubereka iyindi video y'ukuntu wayidoda. Rero ahangaho tekereza ko birarangira ari ukuyikata gusa, noneho nitumara kuyikata turarebera hamwe nyuma uko wayidoda. Ndabakunda rero, Imana ikandusha. Ibyo bintu mba mbabwira murabyumva, kuba mbakunda Imana ikandusha. Impamvu mbakunda Imana ikandusha, nge ndabakunda pe, ariko ni nk'umwana w'umuntu. Imana yo rero idukunda urukundo rwinshi kuko hari ibyo ibaha njyewe ntabaha. Ikindi wenda kuba mbigisha gutya, Imana niyo ibigomba kuza ikabasobanurira, kuko njyewe ibyo nsobanura nshobora kuba mbibasobanurira gutya, ariko iyo ubwayo ishobora kubibumbisha mukabyumva neza. Niyo mpamvu mvuga ngo Imana irandusha. Murabisobanukiwe. Ikindi kandi duherereye Nyagatare, mudukeneye mwaduhamagara kuri iyi nimero mubona muri screen yanyu. Ikindi nababwira nuko tugira imyenda itandukanye tugurisha, imyenda igize gute, imyenda idoze, imyenda mbese imeze neza. Akandi kantu rero nababwira ni ugusura iyindi channel dufite yitwa Byiza Byacu Official, nayo mugakora subscribe, ninyuzwaho ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Abantu bashaka kugira icyo bamenya ku ijambo ry'Imana muyisure rwose.